Nongere mbasuhuze bakunzi ba Sam Empire, nguko bisanzwe amazina yanjye ni yayandi Mbonyumugenzi Samuel, nguko bisanzwe. Iyi si yacu iratangaje. Ese ufite inshuti zingana n'abigishwa ba Yesu Kristo? Ushobora kuba ufite 10, 12 cyangwa se ukaba wanararengejeho. Ibintu nshatse kukubwira ubitega amatwi neza. Mu izo nshuti 12 tekereza neza yuko mu mibare ufite y'inshuti ushobora gusangamo Yuda ari we 12, ugasangamo Petero uzakwihakana inshuro zigera kuri 3, ugasangamo n'abandi bacyo ba Tomasi bazemera yuko babonye, bazajya bemera yuko babonye, batapfa kwemera ibyo babonye byose. Mu nshuti zawe rero abo ngabo bashobora kuba ari bo bantu ufite kandi wizera bimena. Nta kintu ukwiriye gukora uretse kwizera Imana. Njye ubabwira ibi ngibi ni Mbonyumugenzi Samuel. Ubu ngubu ntabwo meze neza, mbiseguraho neza yuko uretse filime 2 ngiye kuba mbahaye mukwiriye kunsengera kugira ngo mbashe kuba nakira ubugwayi mfite bwo mu nda. Munsengere, mushinga amavi hasi, musabe Imana kugira ngo dukomeze kubagezaho ibihangano byanyu byiza. Ushobora kwibaza ngo mbese Samuel ni uwe? Samuel ni uwo nguwo wambaye aka t-shirt k'umutuku, ingofero imeze uko kuntu, ipantaro y'umukara. Uwo nguwo niwe Samuel, ni we ubakorera amafilime. Murakoze cyane niba mwemeye kunsengera.